itariki 8 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 muri village Rugwiro hateraniye inama ya minisitiri yigaga ku hazaza h'umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Iyi nama rero yafatwemo imyanzuro myinshi gitandukanye, by'umwihariko yagarutse cyane ndetse nibanda kuri mituweli ndetse n'izamuka rya mituweli ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baminisitiri baravugaga bati ibyakozwe birakwiye, abandi bakagaragaza mu by'ukuri ko bigiye bibangamiye societe nyarwanda, bagatanga n'impamvu zigaragaza uburyo ibintu byagiye bibangamira abanyarwanda benshi, ahubwo bagatanga ibitekerezo cyane bibogamira kuri leta, ku buryo leta yagakwiye gukora ku buryo buri munyarwanda yakwivuza mu buryo bworoshye. Leta byaba bishoboka igashora amafaranga menshi ndetse ashoboka kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kwivuza mu buryo bworoshye, batabashije gukomplika cyangwa se kuzamura ibiciro ku buryo bigora muri munyarwanda wese kuba yakwishura. Ndagusuje rero kandi ngo ikaze mu makuru y'uyu munsi. Iyi ni Rwanda Media Info, ndagira ngo tubane mu by'ukuri nkugezeho uburyo ibintu byose byakozwe byari biteye, ndetse nkugezeho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. By'umwihariko turaza kugaruka cyane ndetse tunibande kuri mituweli, uburyo amafaranga ya mituweli yagabanyijwe, bigizwemo by'umwihariko uruhare n'abaminisitiri batatu barimo gushora imbaraga cyane mu by'ukuri, berekana uburyo ibintu byagakwiye kubogamira kuri leta aho kugira bibogamire ku muturage. Ati mu by'ukuri mu bimwe mu byo bagendaga bapointingaho cyangwa se bagendaga bagaragaza ko yego mu by'ukuri biragaragara ko umuturage w'u Rwanda akeneye kwivuza ndetse kandi buri munsi ku munsi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, ariko bakagaragaza ko aya mafaranga hari abaturage benshi bamwe na bamwe agora kugira ngo bayabone, kandi bari mu byiciro batagakwiye kuba barimo dukurikije amahame agenga ibyiciro ndetse n'uburyo ibyiciro bigomba kuba biteye. Hari benshi bari mu byiciro batari bakwiye kuba barimo, ngira ngo icyo ngicyo namwe murabyisobanukiye, mwumvishe ko benshi ba minisitiri barabizi, nubwo nta kintu bari bakora kugeza uyu munsi wa none. Gusa ntibivanaho ko babizi, barabizi ko hari benshi bari mu byiciro batari bakwiye kuba barimo, ariko nta kintu babikoraho muri rusange ko bw'impamvu cyangwa se kubw'inyungu za leta, reka tubivuge gutyo. Hanyuma nanone ngendagira ngo kugira ngo bize kudufasha kumva uburyo ibyasizweho bisha biteye, ndagira ngo manze gusubiza inyuma gato aho byose byatangiriye ubundi, kugira ngo bize kudufasha kumva uburyo imyanzuro misha cyangwa se ibyemezo bisha by'inama ya minisitiri kuri mituweli biteye. Ubundi byose byatangiye mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, aribwo RSSB system yayo dusanzwe twishyura mu mituweli dukoresheje USSD code cyangwa se code dukanda nyine tukabona ubwisungane mu kwivuza tugomba gutanga kugira ngo tuzivuze igihe kingana n'amezi 12 kuri buri munyamuryango bitewe n'icyiciro runaka ugiye urimo. Hari yasize igihe kirekire kingana n'imyaka 10 cyangwa se irenga imyaka 10 ndakeka mituweli itangwa mu by'ukuri ku 3,000. Benshi mu banyarwanda bamaze kubimenyera ndetse no kubimenya, hanyuma bagiye babona muri system, buri munyarwanda wese yinjiraga muri system agasanga agomba kwishura amafaranga y'u Rwanda 2020 kugira ngo abashe kwivuza. Ibi rero byateje mu by'ukuri impaka mu banyarwanda, biza gutuma RSSB bijya ku mateleviziyo n'amaradiyo isobanura icyateye iyo mpamvu ndetse n'uburyo ibintu biteye muri rusange. Ibyo nibyo byatumye abenshi mu banyarwanda binubira bimwe mu byemezo byafashe. Nyuma y'iminsi mike cyangwa se amasaha make, RSSB bimaze gusobanura ibyateye iyo mpamvu, yavuze ko impamvu yabiteye ari uko RSSB yarimo gutunganya system, no kuvuga ngo barimo kwa updating ibiciro bisha, biza kurangira system igiye hanze ibintu bitararangira bitarajya ku murongo, bituma abanyarwanda babyaccessinga kandi system itari yakuzuye. Icyo nicyo gisubizo RSSB yatanze gifatika mu magambo make. Hanyuma nyuma y'amasaha make ihita ishira itangazo hanze rigaragaza uburyo ibyiciro byahinduwe ndetse n'uburyo amafaranga yo kwivuza yagiye azamurwa muri buri byiciro. Nibyo ngira ngo tuze kugaruka ko ibi biraza kudufasha kumva ndetse no gusobanukirwa uburyo ibindi byaje cyangwa se ibyo bahinduye biteye kugera uyu munsi wa none. No kuvuga ngo uburyo byari biteye mu cyiciro cya mbere bagomba kujya batanga amafaranga y'u Rwanda 4,000, ibyo 4,000 nyine, ariko ntaba aribo bayatanga ahubwo bakayatangirwa na leta. No kuvuga ngo leta yagomba kujya ibahereza nkunganire y'100% bya 4,000 byose leta ikabitangira umunyamuryango kuri mituweli uwa mu cyiciro cya mbere. Ibyo ngibyo rero nabyo ntabwo byari bihagije, ahubwo bagiye no ku cyiciro cya kabiri naho amafaranga barayongera. No kuvuga ngo icyiciro cya kabiri nabo bari basanzwe batanga 3,000, bamwe na bamwe bakishyurirwa na leta, ariko ibyabaye nuko nyine bose noneho batari barimo kwishyurirwa na leta, ahubwo hari byinshi byahinduwe. Biza kugaragara neza ko icyiciro cya kabiri bagomba kujya bishura 4,000, hanyuma bakwishyurirwa 25 bayishuriwe na leta. Iyo 25 rero tuvuga ngo muri ibyo 4,025
kwijana, no kuvuga ngo ni igihumbi nyine. Icyo gihumbi rero bagomba kujya bakishyurirwa na leta nyine, leta ikishyura igihumbi, no kuvuga ngo umuturage nawe akaza kwishimamira ibindi bitatu nawe akabyishyurira. No kuvuga ngo aho ni ku muntu umwe nyine, ngira ngo mwarabibonye benshi bamaze kwishyura mituweli, nabyo nibyo ngira ngo tuze kugarukaho. Ahubwo abantu bamaze kwishyura bo ko ibiciro byagabanijwe bo biraza kugenda bite, ibyo nabyo ndaza kubikubwiraho muri rusange. Wowe mu by'ukuri ndagira ngo tubane muri aya makuru nyine tuzuraza kubisobanukirwa. Icyiciro cya gatatu nacyo kiri mu byagizweho ingaruka zikomeye cyane n'izamuka cyangwa se n'ihinduka ry'ibiciro bya mituweli. Icyiciro cya gatatu nacyo babavanye ku 3,000 nyine, barangije babashira ku 5,000. Murumva ko ni hafi bw'ikowe kabiri rw'amafaranga bari basanzwe batanga. Ibyo rero nabyo byababaje abanyarwanda benshi ndetse binabakura umutima. Urumva 5,000 kuri buri munyamuryango n'amafaranga menshi cyane, aho benshi bagenaga bavuga ati ngiye mudasubiza ku 3,000 mu by'ukuri aya mafaranga cyangwa se ntabwo nzigira ntanga mituweli maze nzareba icyo muzantwara. Ibyo rero nibyo nanone ngira ngo tuze kuvugaho cyane cyane kuri ubwo butumwa benshi bagendaga batanga bavuga gutyo. Hari impamvu yatumaga ibintu bibaho. No kuvuga ngo mu cyiciro cya gatatu impamvu ubona babazamuye bakashyira ku 5,000, niyo dukoze igereranya rusange dusanga abantu bo mu cyiciro cya gatatu batanga amafaranga menshi ku ya mituweli ugereranije n'ibindi byiciro byose muri rusange. No kuvuga ngo ushobora kumva umuntu mu cyiciro cya kane atanga 20, wo mu cya gatanu wo mu cya kane atanga 8, wo mu cya gatanu agatanga 20, ukumva ngo 20 niyo menshi muri rusange, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubundi tugendeye ku buzima gatozi bwa societe cyangwa se bw'umuntu muri rusange, usanga abantu mu cyiciro cya gatatu hari benshi badakwiye kuba bari muri icyo cyiciro ariko bakaba bakirimo. Niba nawe uri mu cyiciro utagakwiye kuba urimo mu by'ukuri, utwandikire muri comment ati turi benshi turi muri iki cyiciro. Ibyo ngibyo uko tubona comment nyinshi biraza gutuma tumenya ko hari benshi batishimiye ibyiciro barimo. Icyo ngicyo nanone icyiciro cya gatatu nanone iyo dukoze igereranya rusange dusanga abantu batanga amafaranga menshi cyangwa se basura amafaranga menshi yo ukoze igereranya rusange, kubera ko ushobora gusanga umuntu mu cyiciro cya gatatu ku munsi ashobora kwinjiza amafaranga y'u Rwanda 5,000, ugasanga nyine azatangira buri mumemba cyangwa se buri munyamuryango w'umuryango uri mu cyiciro cya gatatu amutangira amafaranga y'u Rwanda 5,000. Ariko iyo ugeze mu cyiciro cya kane cyangwa se cya gatanu, abangaba bari mu cyiciro cya kane nyine ukunda gusanga ari bandi bafite amamodoka, ibibanza ndetse n'ibindi bintu bifatika nyine muri rusange, imitungo ibinjiriza mu buzima bwabo bwa buri munsi ku buryo ashobora kwinjiza 50,000 ku munsi. Ubwo rero aha ngongera ngo itandukaniro wamaze kuryumva. Niba yinjiza 50,000 ku munsi undi akinjiza 5, akaba yatanga 5 kuri buri munyamuryango, undi akinjiza 50,000 ku munsi akaba azatanga 8 kuri buri munyamuryango. Nagira ngo wamaze kumva ahantu itandukaniro riri. Ndetse niyo tugeze mu by'ukuri mu gusora cyangwa se imisoro, dusanga abasora bo hagati basora amafaranga menshi iyo ugereranije n'abasora bakuru cyangwa se abasora batoya. Abasora batoya barabagabanyiriza, hanyuma abasora bakuru nabo bakabagabanyiriza ugereranije n'ibyo baba binjiza cyangwa se n'amafaranga binjiza. Iyo dukuzigiranisha dusanga nabo n'amafaranga menshi abasora ugereranije nayo binjiza. Iki rero impamvu leta bigenza gutya nuko izi ko uyu muntu wo hagati cyangwa se mu cyiciro cya gatatu cyangwa se ufite ubuzima buringaniye abafite umuhati wo gukora cyane adashobora guhagarara habe na gato, kuko abafite impumbero ndende cyane, afite agomba kuvana agomba kugira, kubera ko abakora ibintu bikagenda ugiranije n'umuntu mutoya cyangwa se mu cyiciro cya mbere. Abantu mu cyiciro cya mbere ushobora gusanga benshi kugira ngo barye bamanza kuba mu by'ukuri basiragorinze cyane nyine kugira ngo abone amafaranga yo kurya uyu munsi, ndetse hari rimwe na rimwe akabashobora no kuburara. Nicyo gituma rero muntu we iyo abonye ibiciro byazamutse gutyo wahita avuga ati ngiye ntayo nzishura maze nzareba icyo muzantwara. Leta nayo ikintu itikora itivuga ati tuzakwishurira kugira ngo utaza kugumura abantu mu cyiciro babandi baringaniye, kandi ariho hagomba kuzaturuka amafaranga azatuma mwese mwivuza bazarwana n'abazagira ibibazo muri rusange. Ikindi nakubwira rero nuko mu cyiciro cya kane bo bagomba kujya batanga 8,000, hanyuma mu cyiciro cya gatanu bakajya batanga 20,000 nyine kuri buri munyamuryango. Hanyuma ikindi cyari cyakozwe cyangwa se cyakozwe nuko hari indwara nyinshi zongewe ku ndwara zivurirwa kuri mituweli, harimo nko kubaga amagufa yo mu mutwe, ayo ku maguru, kongererwa amaraso ndetse na kanseri. Icyatumye leta rero izamura ibi bintu nuko no kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho cyangwa se imiti irimo guhenda cyane, nicyo cyatumye leta izamura amafaranga. Ndetse ikindi indwara zari zibangamiye societe nyarwanda nka kanseri n'izo ngizo zo kongererwa amaraso, ugasanga umuntu abuza amafaranga. Ibyo rero nibyo leta yashatse gukuraho burundu muri rusange, yongera indwara zimwe na zimwe kuzivurirwa kuri mituweli kugira ngo abenshi mu barwayi izo ndwara bajye babasha gukira ndetse bahabwe ubuvuzi bw'ibanze bukenewe, bakire neza nta kibazo bagize cyo kugura
kugurisha imwe mu mitungo yari isanzwe ibatunze kugira ngo babashe kwivuza nyine 100% ahubwo bivuze bakoresheje mituweli. Hanyuma rero andi makuru y'ibyahinduwe ndagira ngo tuze kuyakora muri video ikurikira. Icyo nakubwira cyo nuze gucikwa muri mu yindi video tugiye gushiraho, kora subscribe kugira ngo tuze kubona mu kanya. Ndabona video irimo kuba ndende, niyo mpamvu ngize ngo tuwe tugarukiye ahangaha, ayandi makuru tuze kuyatanga muri video iza gukurikira. Nyaboneka kora subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'aya makuru cyangwa se uze kuyabona mu wa mbere. Hanyuma rero iyi ni Rwanda Media Info, bye bye, twongere guhura mu kanya.